minsi yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 ya FPR Inkotanyi, negereye bamwe mu banyamuryango ba FPR banganirira uko binjiye muri uwo muryango nuko bawukoreye. Harimo Sebasoni na Bwitare Euradi. Nitwa Serviliane Sebasoni, yashatse kubivuga muri make. Sinya SMS, maze imyaka 80 nitwa niyo. Serviliane Manzi Sebasoni. 60 bagiye ko mu birukana ababirigi rero turabakira menshi cyane Bujumbura, bitera ubwoba ababirigi b'Uburundi. Bati igitumye abanyekongo batwirukana nuko twabimye uburyo bwo kwiga university. Noneho ubwo dushaka guha u Rwanda n'u Burundi independence muri 1962 dukwiriye kubashyikohereza muri university. Baduha za buruse gusa n'utayisabye bakayimuha. Mama baruzi imyaka 2 kuko nari nshirajije kugira ngo ngire lisansi, nibwo naje bwa kabiri mu Bubiligi nja Leuven. Abaframa n'abahoro bari bataratandukana, university yari ikimwe. Niga rero Kilatini, Kigiriki, Igifaransa hanyuma mpava nza kwigisha hirya no hino, ariko ntabwo ari bose, ntabwo twize gusa. Icyo gihe turiruve twari dufite udutsiko twinshi cyane twibaza ukuntu tuzasubira mu Rwanda. Tukagira tuti urugero twihaga, twagize tuti Ruganzu bamuciye mu Rwanda, amaherezo aragaruka, natwe tuzasubira mu Rwanda amaherezo. Noneho dukira ikintu cyitwa ANR, Association Étudiant Nationaliste Rwanda. Nationaliste yashaka kurwanya ethniciste. Twebwe turashaka u Rwanda nation, ntabwo dushaka u Rwanda rwa ethnie. Imbere ya association n'ikinyamakuru cyacu cyitwaga Parabole, tukaza twandikamo. Bukeye twiganirira turi abanyeshuri, nari kumwe na Jean Baptiste Mutabaruka nyakwigendera Rouver, twembi twinywera inzoga, twumva ngo Kayibanda yavuze ngo mu myaka 10 umwana w'umunyarwanda azajya abaza ati papa tumututsi niki. Noneho tuti haduhaye intego, reka natwe tuyemere kugira ngo umututsi atazibagirana, kugira ngo u Rwanda ruzongere rubeho uko rwahoze. Twabigenza dute? Tumize ikindi kirahure, uko tumukirahure tukabitekereza nabyo bikajya biza. Hanyuma tuti impunzi tuziciyemo ibice bitatu. Abasaza tubafashe bapfe neza, abakuru bafite imbaraga bazirwaneho, abakiri bato tuzabubakira ishuri. Nibwo twahimbye ishuri ryiswe hanyuma Collège Saint-Albert. Ubwo twumvaga bikije abantu bo kwa Dominique Pire Prix Nobel, bajyaga i Bugande, bajyaga muri Tanzania, bakatubwira amakuru y'impunzi. Ntabwo twari tuzi rwose. Muri 62 nta kintu twari tuzi cy'Ubugande, kuba batekereza, nta contact twari dufitanye rwose. Ntabwo twari tuziranye, kereka bamwe muri twe baba bafite ababyeyi bahungiyeyo, bajyaga bakaza bakatubwira uko impunzi zimeze n'ikintu. Mvuye muri Irkomor 86 banyohereza mu Bushinwa. Mu Bushinwa hamaze imyaka 8. Ndi mu Bushinwa muri vakansi, nibwo ni Nyirinkindi na Nkabo wa kabiri nibwo bansanze ahantu nari nshumbitse, bansobanurira ibyerekeye inkotanyi. Nabwo narahiye hariya Porto de Namire muri apartment narimo.
ubundi ntabwo nari mbizi rwose naba mbeshyi muri 90 ukwezi itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 numvise inkotanyi zinjiye mu Rwanda nubwo ntazi guhamiriza rwose nari muri studio nari muri appartement ipeke ndahaguruka mpamiriza imbere ya televiziyo yanjye jyenyine ntabwo ariko rero kugira ngo ndangize iki gice cya mbere mu mutima twese twumvaga dushaka icyatumye dukunda inkotanyi nuko zakoze ikintu twifuzaga twese ikintu habaga ubwo twiheba nigeze kuganira na Kayihura tukabura ahantu tuzabituruka kugira ngo tuzasubire mu Rwanda tugira ahantu twiheba noneho Kayihura agira ati ibyo byose turi imbuto nziza aho tuzagwa hose tuzamera hanyuma tugira akamaro nuko tuganira na Bisengimana twaraheruye icyo gihe hose abantu bari batangiye kwiheba hari n'umuntu washatse gukora IT ntabwo nabibwiye abantu benshi cyane ariko burya novo Bisengimana yari abizi Bisengimana yari yarabimubwiye ubwo Kinshasa nabwiye Bisengimana gusa IT yari international tuzi turabonaga ko ari indi solution yo kugira ngo twirwaneho two gushira tuzagire ibintu international bimenyekana n'abake ariko imisi yose n'ibyo ngibyo twabaye inkotanyi tutaramenya inkotanyi ziriho abo inkotanyi zitangiye kubaho icyatumye tuzikunda cyane nagira ngo tuganire ku byerekeranye n'isabukuru y'umuryango FPR inkotanyi mwabayemo mukirimwo mwakoreye mu gikorera nkaba nifuza kumenya igihe mwayigiriyemo igihe mwinjiye muri FPR inkotanyi mbere yo kwinjira muri FPR nabanje kwinjira mu gisirikare cya Uganda izina FPR mu by'ukuri ryari ritaravuga nza kwinjira mu gisirikare cya Uganda guhera aho ngaho byari byoroshye kumenya FPR kuko itangira muri 87 nari hafi aho mbere wabaje kumbaza ati bwira abantu ubwo wenda navuga ko navukiye mu Rwanda muri 58 ngakurira muri Congo niho nigiye amashuri ndangiza muri 85 izi mibare byitwa statistique hanyuma ndangiza nyine muri 85 nakurikiriraga hafi ibyabiraga muri Uganda icyo gihe hari intambara yo kwibohora icyo gihugu ariko nkumva ko harimo n'abanyarwanda benshi bafashije abagande barwanira ngene kwibohora abikurikira ku maradiyo kuri BBC cyane cyane nkumva indirimbo zabo za NRA nkumva ari ibintu bijyanye na kamere yanjye navuga yo kwanga akarengane nsanzwe kurikirira hafi izindi ntambara zabaga zo kwibohora Afurika yari ikibohora muri iyo myaka cyangwa ari ikirangiza muri za Mozambique za Zimbabwe bizikora ibihugu byabonye independence muri za 80 ubwo rero intambara ya Uganda yaje
nsanzwe n'umuntu ukurikirira hafi bene izo ntambara zo kwibohora. Donc uri mu batangiye rwose igisirikare cy'inkotanyi? Oya, abagitangiye batangiranye n'intambara yo kubohora Uganda muri 1981 ndetse navuga ko n'abantu nka Rwigema nka Musitu babaye muri za Frelimo nabo abagitangiye, ariko cyane cyane navuga ko muri 1981 abatangiye igisirikare cya Uganda maki sivuga igisirikare Uganda yagize igisirikare cyinshi ari n'icyamini n'icyande, ariko ndavuga bariya bagiye kurwanya ingoma y'igitugu ya Obote n'abandi bamukurikiye, nibo navuga bagitangiye. Ubwo ndavuga abantu babiri, ndavuga Leta Fred Rwigema, ndavuga Paul Kagame uyobora u Rwanda uyu munsi, kuko bari muri 27 batangiye igisirikare cya Uganda cyitwa NRA cyarwanyije nyine cyarwanyije ingoma y'igitugu muri Uganda, hanyuma n'abandi benshi b'abanyarwanda bagiye babasangamo. Ubwo natwe rero abagiye muri 87 88 iki natwe twagiye dusanga abo ngabo bagitangiye, tuzi ko dufite leadership ya gisirikare iraho, kandi ko tugomba kongera ingufu za gisirikare zikunganira ibyakorwaga mu rwego rwa politiki. N'ikintu utajya uvuga mu mateka ya FPR wabayemo ukirimo, uduhera ubuhamya bw'ikintu rwose kuri iyi sabukuru y'imyaka 25 utajya ubwira abandi. Ikintu ntajya nkunda kuvuga wenda bishobora kuba ari byinshi, ariko FPR ubundi yigishije kutavuga guzwa, ariko turavuga amateka yayo uyu munsi. Nuko mu ntangiriro muri NRA igisirikare cya Museveni kwinjira nyine muri FPR yari nka desertion. Abavuye rero muri icyo gisirikare kenshi twagiye twisanga hirya no hino, ariko tuzi nyine yuko wabaye dizata muri NRA, yuko n'ufatwa nabo mwari muri kumwe muri unité runaka ushobora gufatwa ukanafungwa. Rero twarafashijwe tujya kuba mu mazu y'abanyamuryango n'iki, ariko njye nisanze ndi kwa Leta Fred Rwigema, niho nacumbikiwe muri icyo gihe. Yari umuntu tuzi ukirangirire muri Uganda n'ahandi wenda yanyuze. Baje kumfata banjyanye nyine aho ngomba gucumbika, nkabona niwe urumva ni nka filime, hari ahantu ugera ukibaza uti ni jyewe ndiho ndarota, urabona ibintu nk'ibyo. Ubwo hari muri 1989 so narahabaye kugera mbese dutahuka ayo ugamba twamuka n'iki. Ni ikintu ndakunze kuvuga ko nta muntu yakimajije, ariko bakimbajije icyo kintu ndavuga nti okay, ni ikintu nyine kiri mu mateka ya FPR, ariko kwa chairman wa mbere kwa Leta Fred w'ikirangiye ni ibintu ariko bikwereka n'ukuntu umuryango wakoraga. Umuryango wari umuryango
abayobozi n'abayoborwa ari abantu bamwe. kuba mwegereye se Gisa Fred Rwigema mu biganiro yari muntu ki? Yari umunyarwanda wuzuye uganira mu kinyarwanda w'ijwi ryoroheje, akaba n'umusore w'ibigango. Yari umuntu witonze nk'abayobozi benshi bayoboye FPR, ariko yari n'umusirikare w'igihangange. Ushoboraga kubona ku jisho rimwe na rimwe ari uko wenda ari ikintu urakaje n'iki, ukabona ukuntu ijuru rihindutse mbese. Ese uracyari umusirikare muri FPR Inkotanyi cyangwa se uri umukozi wa leta usanzwe? Ese ni irihe peti ufite cyangwa se wagize? Navuye mu gisirikare mu 2003. Ndi umukozi w'igihugu wa leta w'umuryango. Navuye mufite grade ya kapiteni. Okay. Irashira se cyangwa bacyari kapiteni? Oya, mu Rwanda iyo uvuye mu gisirikare mu buryo busanzwe atari uko wirukanwe kubera amakosa ya n'aya, ubarwa mu nkeragutabara, force de réserve. Urakubwira ko rero grade urayigumana ariko witwa retired, c'est retired captain ngitara. Imyaka 25 ya FPR ni ishema kuba yikoreye, ariko ikwiye no kubishema no ku bandi bazaza bakiri bato, abasore twigisha uyu munsi. Twizera ko bazakomeza umurongo wo kubaka igihugu twatangiye, tukaba uyu munsi dushobora gufeta mu gihugu cyacu hamwe n'abandi banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. Nkundirwa kurusha nzovu z'imibiri